aza bacu bihari inyuma hariya. Yesu abaho umugisha badusuhuze nabo rwose. Amen. Na Yesu abaho umugisha wumva ikaze mu nzu y'Imana. Kandi dufite abapasitori tubana, bakuru b'itorero tubana hano muri paruwasi ya Gahogo, bahaguruke nabo dusuhuze mu izina rya Yesu. Bose murabazi, badusuhuze bose. Amen. Na Yesu abaho umugisha wumva ikaze bene data mu nzu y'Imana. Dufite delegation yaturutse Nyabisindu iyobowe n'umushumba Twane Munyakazi. Reka haguruke hanyuma nabo bazanye bose badusuhuze mu izina rya Yesu. Yesu abaho umugisha. Amen. Na Yesu abaho umugisha wumva ikaze mu nzu y'Imana. Kandi hano dufite umushumba Posiyane, ariko umuntu hatari impamvura, ariko nzi ko mubizi, murabizi, ndabizi ko mubizi, ariko baza kubabwira nta kibazo kirimo. Rero umushumba ari hano, reka ahaguruke, ndetse yazanye n'umudamu we n'abana aho bari bose bahaguruke n'abadusuhuze mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha rwose. Tubaza kumva impamvu mu gihe cya nyacyo, kandi twagize umugisha wo kubona umushumba KALISA ari kumwe n'umudamu. Ndagira ngo nabo rwose badusuhuze mu izina rya Yesu. Imana imuhe umugisha rwose, umva ikaze mu nzu y'Imana. Hanyuma ndumva hari nta wundi usigaye, bose twabakira, ariko nanjye ndabashuje mu izina rya Yesu. Nanjye nari niyibagiwe ariko ndiyibutse. Yesu abaho umugisha. Ndagira ngo duhaguruke twese twakirane mu nzu y'Imana twese, kandi neza cyane, tuvuga tuti murakaza neza bene data. Imana ibaho umugisha hamwe natwe, turabishimiye kandi turabakunda. Buri wese apepere mugenzi, ntumukoreho, mubwite rwose mwifuje ikaze mu nzu y'Imana. Yesu abaho umugisha. Ndagira ngo rero twakire korali Gahogo. Korali Gahogo bambaye neza cyane kandi biteguye kuririmba rwose, nabo batwakira abashyitsi. Imana ibaho umugisha. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
twongera amashyi witeka Imana kubwa ko ari gahogo Yesu abahe umugisha wicika intege mu masezerano witeka Imana aje gusohoza ibyo yakuvuzeho. Imana ishimwe kandi yabwe icyubahiro. Ndagira ngo rero twese duhaguruke turirimbe indirimbo ya 10 dutanga ituro ryo kwinjira mu nzu y'Imana cyangwa se ituro ryishimwe. Bibiliya iravuga ngo ntukwinjire mu nzu y'Imana imbokoboko. Ntabwo ari byiza kugira ngo uje mu nzu y'Imana uze gusa cyakora nimba ntacyo yaguhaye birumvikana, ariko ndagira ngo ubwire ngo nimba ari Imana yagukoreye cyangwa se yaguhaye waza mu nzu y'Imana aricyo ufite muri ibyo y'Imana ngo shimwe umwami wo mu ijuru. Ntango cyongera gute? Ntabwo yavuze ngo nguhaye umutima kuko umutima niyo yaguhaye, shatse yarema myinshi ubwo rero umutima nta ntumbaze nuko. Reka rero duhaguruke hanyuma turirimbe iyo ndirimbo ya 10 twese bacuranze badushyiremo rwose inanga nziza. Imbabazi tumuhimbarize
mwese namwebera bo mw'ijuru bavuye mw'isi yose mwese 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 mushimane natwe mwese 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 mushimane natwe mwese 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 mushimane natwe irigira uhoraho mwese 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 mushimane natwe mwese 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 mushimane natwe mwese 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 mushimane natwe irigira uhoraho. Yesu abaho umugisha. Reka twongere dusabe ikorari Dawidazi turirimbe indirimbo imwe yihuse cyane nta korasi, hanyuma tuze kumva ijambo ry'Imana. Yesu abaho umugisha. Amen. Mureke turirimbire Imana, yemwe mureke ducurangire Imana, isi yose niyiririmbe kuko iratabara. Yemwe mureke turirimbire Imana, yemwe mureke ducurangire Imana, isi yose niyiririmbe kuko iratabara. Nzamuririmba, Yesu nzamuririmba, nzamuririmba kuko nasanze nawe nzamuririmba, nzamuririmba Yesu nzamuririmba kuko nasanze nawe wawanye. Njye nari mwisayo y'ibyaha, angezeho amfata ukuboko, anzana utuhe kugira ngo nzajye mukorera. Nzamuhimbaza, nzamunezererwa, nitaye yuko abandi banseka, ibyo yakoze sinakwiyumanganya, uwo mwami ni nyakuratwa. Njye nari mwisayo y'ibyaha, angezeho amfata ukuboko, azana buzuye kugira ngo nzajye mukorera. Nzamuhimbaza, nzamunezerwa, nitaye yuko abandi banseka, ibyo yakoze sinakwiyumanganya, uwo mwami ni nyakuratwa. Njye nari mwisayo y'ibyaha, angeze amfata ukuboko, anambuzuye kugira ngo nzajye mukorera. Nzamuhimbaza, nzamunezererwa, nitaye yuko abandi bambona, ibyo yakoze sinakwiyumanganya, uwo mwami ni nyakuratwa. Nzamuririmba, Yesu nzamuririmba, Yesu Nzamuririmba kuko nasanze nawe nzamuririmba,
kuko nasanze nawe nzamuririmba oh nzamuririmba nzamuririmba umwami wanjye nzamuririmba kuko nasanze nawe wahanye nawe nshuti uri mu byaha menya ko Yesu arura ngwino umusanga maze arakubabarira araguhindura icyaremwe gishya utangire umuririmbire nawe nshuti uri mu byaha nawe nshuti uri mu menya ko byaha menya ko Yesu ari we arura woza ibicumuro byawe aguhindure akuhindure araguhindura icyaremwe gishya utangire umurimo nawe nshuti uri mu byaha nawe nshuti uri mu byaha menya ko Yesu umwami menya ko yavuye Yesu ku bwawe arura akabambwa ku musaraba arakomika araguhindura icyaremwe gishya utangire umurimo oh nange nzamuririmba nzamuririmba oh nzamuririmba Yesu nzamuririmba 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 kuko nasanze nawe nzamuririmba we nzamuririmba 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 Yesu nzamuririmba kuko nasanze nawe nzamuririmba 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 kuko nasanze nawe Yesu nzamuririmba 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 Yesu nzamuririmba kuko nasanze nawe wahanye reka twongere amashyi menshi Imana yacu arimbyi baturimbiye akarimbo keza gafite injyana nziza. Hariyo njyana yitwa ngo iki? Ni gakondo mama ni iyihe? Harya ni yitwa ikinimba? Aha byose ni gakondo ni nyarwanda hari ikinimba nicyo mu Rwanda hari. Rero ni nziza cyane Yesu aho umugisha kandi mukomeza aho ngaho. Yesu nashimwe. Haleluya. Aya masaha ntabwo aba yoroshye rero. Hari umugabo twese tujya duhurira muba muri kiriya kintu kikaraga hariya. Uriya mugabo ntabwo yoroshye. Yageze ku muntu wese asya atanzitse. Nguro mwihangane kuko dufite uwundi muntu ukeneye navuga ngo ibintu bitari bya bindi dushyira aha ngaha. Hari ibindi bintu dukeneye. Umugabo witwa Bugingo hari ikindi kintu akeneye. Imana ishimwe. Niyo mpamvu muri aka kanya tugiye kwakira ijambo ry'Imana. Ndifuza ko buri muntu wese atuza akumva ijambo ry'Imana. Nkuko nabibwiye abakare burya ikirango umukristo waguye atangira kubihirwa n'ibyo mu nzu y'Imana. Nababwiye nti buriya iyo umwana atangiye kutaryoherwa n'ibyo umubyeyi yatetse umuntu afite ikibazo. Abarwayi umujyane kwa muganga afite ikibazo gikomeye cyane. Rero ndababwire ngo baririmbye nawe mwese muri twese turi aha ngaha umukristo ugifite ubuzima akunda ijambo ry'Imana. Imana ishimwe kandi yabwa icyubahiro. Niyo mpamvu rero nkuko musanzwe mubikora ubwo babwira n'abashyitsi twebwe dusanzwe tubikora duturize munsi y'ubutwari bw'ijambo ry'Imana kugira ngo twumve icyo Imana idushakaho. Reka rero turarike mushumba Posiyane aze asengere mushumba Kalisa hanyuma atugezeho ijambo ry'Imana. Imana yacu ibahe umugisha. Mana yacu Mana nziza turagushimye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Tuje imbere y'amaso yawe dufite inzara n'inyota byo kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni umutsima, ijambo ryawe ni amazi atumara inyota, ijambo ryawe
umwami Imana yacu ribasha gutunganya ibidatunganye. Ntabwo turisengera kuko rirasengeye ni iryera, ahubwo dusengeye umukozi wawe kugira ngo umwambike imbaraga, umuhishurire ibyo dukwiriye kumenya, ibyo dukwiriye kumva, kandi mwami Imana yacu umuhe ubwenge bwo kubitanga. Kandi natwe dusengeye imitima yacu kugira ngo ibe imbibe nziza, kugira ngo ijambo ryawe rigire umumaro mu bugingo bwacu. Urakoze mwami Imana yacu kumufasha, natwe ukadufasha mu izina rya Yesu, amen. Urakoze. Ongera turamukanye, muraho neza. Yesu ashimwe. Amazina yanjye nitwa Pastor KALISA Jean Marie Vianney. Bamwe turaziranye, abandi ntago twari twamenyana, ariko umunsi ndi umushumba wa paruwasi ya Mugina. Hanyuma ntuye hano muri Muhanga. Kavukire yanjye ni muri Kamonyi ku Rugarika. Tubatse, tumufasha n'abana 4. Rero muri makeya imyirondoro niyo ngiyo. Nishimiye kubana namwe, kandi nshimye n'Imana yashimye ko turi bukirane ibihe byiza muri aya materaniro y'Igahogo, by'umwihariko iringiri rya gatatu. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, turi busange mu bami ba mbere ku gice cyaho cya 17. Hanyuma mukiyashaka, mukirimo kuhareba kugira ngo tuze kuganira umunsi ijambo ry'Imana riri butuyobore. Ariko ndumva nshaka ko tuganira ku impamvu Imana igikingurira ibintu bibi kugira ngo bitari byiza kugira ngo bigere mu bantu. Nicyo ngicyo ngira ngo tuganireho, ni impamvu Imana igikingurira ibintu bitari byiza kugira ngo bigere ku bantu bayo. Byukuri abantu b'Imana ntabwo Imana yabaremeye kubabara, ahubwo yaturemeye kugubwa neza, ndetse irimo kurema umuntu yari mwishimiye cyane. Hanyuma imutegurira ibintu byose bikenerwa azabasha gukenera mu buzima bwe, ibishyiraho ku isi no mu isi kugira ngo atazagira ikibazo. Ntabwo Imana rero yigeze igira umugambi n'umuntu n'umunsi n'umwe wo kubabaza umuntu. Ntabwo ibishaka kubabaza umuntu, ni nako ijambo ry'Imana ritubwira ngo ahubwo ibishaka no kumugirira ibambe n'iyababaye. Imana ishobora kwemera ko ibibi bitugeraho, nta nubwo ibidutegurira. Ntabwo igitegura ibintu bibi ku muntu, ariko igikingura umuryango ibitari byiza cyangwa se ibibi bikaza. Ntago rero nakwirirwa ntinda muri izo ngero no kubisobanura, kuko turabizi twese. N'uyu munsi tuvugana turi mu bihe bibi. Nta muntu uri mu bihe byiza, yaba uri mu Rwanda cyangwa uri mu mahanga. Ku isi yose abaturage batuye isi bose bari mu bihe bibi, ibihe bibagoye, ibihe twese tugowe n'ingaruka z'iki cyorezo cya corona cyangwa se cya COVID-19. Twese duhangayitswe nacyo, imitima yacu iba yibaza ngo bizagenda gute, bizarangira gute, bizarangira ryari, abantu bazabana nabyo se kuzageza gihe ki, ese niba bikomeje bizakomeza kubana natwe gute. Buri muntu wese aba yibaza uko bizagenda, kubera ko ntago tuguwe neza. Turababaye, tubabajwe nayo. Ariko ntago tugomba kumva ko igihe cyose tubabaye
Imana iba igiye kutugirira ibintu bitari byiza, oya, ahubwo yaba yazanye ibyiza bitunejeje muri twe, yaba yanakinguriye n'ibintu bitari byiza kugira ngo bitugereho, Imana iba ifite umugambi utari mubi, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo iby'Imana yibwira kutugirira si bibi ahubwo ni byiza. Ntabwo Imana ijya yibwira mu mutima wayo kugirira nabi umuntu, oya. Ushobora no kubabara, ariko umubabaro wawe Imana ikaba iwuteguramo ibintu byiza. Ushobora no kwishima, ariko ibyishimo byawe Imana irimo kubiteguramo ibintu byiza. Ushobora kugera mu bihe byawe ukavuga uti ndabona rwose bigoye, ariko muri ayo magorwa yawe Imana ntabwo iba irimo gutegura ibintu bibi, ahubwo iba ibiteguramo ibintu byiza. Yakobo yandika urwandiko rwe, yageze ahantu ku gice cye cya mbere ku murongo wa 2, abwira abantu, arababwira ngo bene data, kandi yandikiraga bene se nyine, arababwira ati bene data, mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe. Arabwira ati mwemere rero kugeragezwa ko kwizera kwanyu kubatere kwihangana, ariko nanone mukomeze mwihangane kugira ngo kwihangana gusohoze umurimo wako. Ofete we yerekanaga ko ikibi nikikugeraho cyangwa se ibyago bikugezeho cyangwa se ingorane zikugezeho, udakwiye kuvuza induru ngo utake uboroge gusa nk'udafite Imana, ahubwo zirikana ko no muri icyo ngicyo kikugezeho nacyo Imana ihishemo umugambi mwiza. Amen, amen. Ubundi nuko ntabitindamo kuko atari byo nateguye kwigisha, ariko ibintu byose mubona byitwa byiza, amaso yacu areba ndetse n'imvugo zacu zikabiyita byiza, nta kintu na kimwe gituruka ahantu heza. Cyitwa cyiza ariko cyaranyuze ahantu habi kugira ngo cyitwe cyiza. Niko bimeze. Niba ngibi tureba n'icyuma kugira ngo kiboneke kizasakare runo rusengero, n'itafari rikomeye kugira ngo riboneke rizubaka uru rusengero, n'aka kabuye kugira ngo bagaconge gase neza kuriya, ntabwo kaba kaguwe neza kuko kanyura mu nzira zitandukanye zitari nziza kugira ngo gase neza kuriya. N'umwenda wawe n'ibidutunga biryoshye n'izindi nzira zose, nta kintu na kimwe cyitwa cyiza kitaraciye mu bibazo. Ntacyo, nta gihari, sindakibona ngo nkibone gusa ngo cyiza, sindakibona. Kandi n'ibindi byiza byacu byose tubigeraho ari uko twavunitse, twarushye, niko Imana yabiteguye, nta nubwo nabitindamo cyane. Hanyuma rero ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana tudatinze kugira ngo tutaza no gutandukira. Twihute dusome ijambo ry'Imana ku gice cya 17 Abami ba mbere. Bukeye Eliya w'itushubi, umwe mu basuhuke b'i Galeyadi, asanga Ahabu, aramubwira ati ndahiye Uwiteka Imana ya Isiraheli ihoraho, iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti va hano ugende werekere iburasirazuba, wihishe iruhande rw'akagezi kitwa Keriti ahateganye na Yorodani, uzajya unywa amazi yako, kandi ntegetse ibikona kujya bikugemurirayo.
nuko aragenda agenza uko Uwiteka yavuze, ajya kuri ako kagezi Keriti ahateganye na Yorodani, agumayo. Ibikona bikajya bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye uko bwije, kandi akajya anywa amazi y'ako kagezi. Hashize iminsi ako kagezi karakama, kuko nta mvura yagwaga muri icyo gihugu. Naho ngaho ngira ngo dusome. Izi ni inkuru dusomye kandi zikomeye z'umuhanuzi bita Eliya. Hagaragaramo ikiganiro yagiranye n'umwami witwaga Ahabu. Ahabu yari umwami wa Isirayeli, kandi yari afite umugore witwa Yezebeli waturutse mu gihugu bita Sidoni. Hanyuma uwo mwami araza yimika ibigirwamana bibiri bikomeye n'ibindi byinshi, ariko yimika ibikomeye bibiri, icyitwa Bayali n'icyitwa Ashera. Yimura Imana, yica abatambyi bose, yica abahanuzi bose bahanura iby'Uwiteka. Hanyuma ashyiraho abahanuzi be bari 900 nk'uko Bibiliya ijya ibatwereka. Hanyuma bibabaza Imana, na Eliya agira ifuhe ry'umurimo kugira ngo afate icyemezo cyo kubabaza nawe uwo mwami. Mu gihe cyose yarwanaga nayo, mu byo yashakije kumurwanisha, yaravuze ati reka nteze ibibazo muri iki gihugu. Arangije ahita ajya imbere y'umwami aramubwira ati uhereye none ntabwo igihugu cyawe kizongera kugwamo imvura, habe no kugira ngo hazaboneka n'ikime ku byatsi, keretse igihe nzongera kubitegekera nibwo uzabasha kubona imvura. Abantu barabyumva, n'umwami arabyumva, ariko mu kanya gatoya ngo bahaguruka kugira ngo bamuhige. Bamuhize, Imana ihita imubwira ngo haguruka uhunge werekere iburasirazuba, ugende ujye ku kagezi kitwa Keriti ugumeyo. Nzategeka ibikona bijye bikugemurira, kandi uzajya unywa amazi y'ako kagezi, ntuzaveyo. Eliya nawe ngo arahaguruka uko Imana yamubwiye, aragenda yigirayo. Ageze yasanga akagezi ni keza, karatemba amazi meza yo kumutunga, kandi ngo bwacya, Bibiliya niko yatubwiye, ngo bwacya ngo agasanga ibikona bizanye umutsima, bizanye n'inyama. Hanyuma Eliya akarya agahaga, yamara kurya inyota yaza akanywa ku mazi y'akagezi, akongera akaryama. Hanyuma nanone bwakwira ngo bikongera bikaba uko nguko, kuko Bibiliya yatubwiye ngo ibikona byagemuraga uko bwije nuko bugize gute, bukeye. Nta kibazo Eliya yari afite hariya kuri kariya kagezi, yari ariho mu buzima budasanzwe kandi bwiza bumuryoheye. Nkeka ko nta n'undi n'umwe butaryohera ubuzima bwo kurya no kunywa no kuryama, butagusaba gukora, butagusaba guhangayika, butagusaba kuruha, butagusaba gucuruza, butagusaba guhinga, butagusaba kuzinduka bajya kugutesha umutwe ukorera abashobuja, butagusaba nta gitekerezo ugira, ubyuka ukarya ukanywa, hanyuma ukaryama, wakongera kubyuka ukarya ukanywa ukaryama. Ubwo buba ari ubuzima umuntu wese yakwifuza kubamo. Eliya rero nibwo yari arimo, kandi bwari bumunejeje. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo bukeye abyutse kugira ngo yerekeze aho yari asanzwe asanga ibikona byagemuye, ngo ategereze igikona arakibura. Ategereza isaha ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, abura igikona. Abona isaa sita zirageze bitabagaho. Aravuga ati ni ibintu bidasanzwe. Noneho n'inyota ngo imwishe, atambika kugira ngo ajye kureba aho ka kagezi kari, kugira ngo apfe kwihembuza amazi. Nako ngo asanga kageze gute, kakamye. Eliya ibibazo biravuga, ntabyo banditse hano, ariko si impamya ko Eliya atagiranye ikibazo n'Imana yamutumye hariya, kuko
hagombaga kuba urubanza, ariko ntago babyanditse. Ikigaragara gusa nuko akagezi kakamye, noneho n'ibikona nabyo bigira gute, bihagarika ingemu. Abantu dushaka kubyumva gutya tukabyumva mu buryo bw'iyo ngiyo, ariko reka tubigarure hano hafi yacu gatoya. Burya habaho ibintu Imana yateguriye umuntu ikabiguteganyiriza, bikubeshaho, bigufitiye akamaro, ikagutegurira abantu se bagufasha mu buzima bwawe, bagufitiye akamaro, kandi ibyo ukeneye byose ukabasha kubibona. Ibyo nibyo nshaka ko tugereranya n'akagezi keriti n'ibikona bigemura. Kuko hari igihe ushobora kuba ufite akabutike kawe cyangwa se amangazini yawe, ukaba uzi ko ukenera ikintu icyo ari cyo cyose ugihabwa n'ayo mangazini. Mu gitondo bakakuhamagara bakavuga ati bimeze bite ko tureba amangazini yawe yahiye hano hirya, wari urimo cyangwa ntiwari urimo? Uti simbi. Ugahurura uje kureba uko byagenze, ugasanga amangazini yawe yose yahiye, nta kintu na kimwe cyasigayemo, n'amafaranga wacuruje wayarajemo. Ubwo rero akagezi kaba kagize gute? Kaba gakamye, igikona kiba kiretse kugemura. Hari igihe ushobora kuba ufite umubyeyi uri n'umwana, cyangwa se ukaba ufite umurezi, ukavuga uti uyu mubyeyi niwe data, niwe mama, niwe byose, niwe myenda yanjye nambara, niwe byo kurya ndya, niwe minervare y'ishuri, niwe itike yo kugenda, ibintu byose ukavuga ko ari we, kuko niwe ufite ubuzima bwawe mu maboko ye, kuko agukemurira ibibazo byose. Bugacya mu gitondo bakavuga bati kanaka yarwaye, babyumva nawe ukavuga uti bimeze bite, ugasenga bikanga. Bugacya mu gitondo bakavuga ati yapfuye, tugiye gushyingura. Akagezi rero kakaba kagize gute? Karakamye, igikona kikaba gihagaze kugemura. Hari igihe uba ufite n'akazi waragasabye, ukazinduka ugiye ku kazi nk'abandi bose, wagerayo ugasanga ibarwi gusezerera iri aho ngaho, ngo tugushimiye igihe cyose twakoranye ariko turagusezereye. Ugataha. Bijya bibaho ibyo mvuga cyangwa ntago bibaho? Bibaho ndetse cyane. Natwe mu gipastori bibamo. Aho wicara ukavuga uti ngubu ndatuje, ndatunganiwe, ndigisha, merewe neza, nuzuye umwuka. Mu gitondo bakavuga bati paruwase tuzivanyeho, n'abashumba bose ubwo basezeranywe nazo. Muretse ibyo turere simbivuga, ntabyo mvuga, ndavuga paruwase nizo tuyobora twebwe. Ugasanga karakamye. Ikibazo no kijya kibaho nuko ibyo wakemuzaga ibibazo wakemuzaga ako kazi, ibibazo wakemuzaga ayo mangazini, ibibazo wakemuzaga uwo mubyeyi birahagarara, noneho bikaza bikwisukiranyaho. Ugasanga ideni wishyuraga ryikubye inshuro nyinshi cyane, kuko utakibashije kwishyura ku itariki wasezeranyeho. Biba byahagaze rero. Hanyuma ariko amen, Imana ntabibabwiye ntangira, ntabwo niyo yagukorera icyo kintu iba igamije kukugirira nabi. Oya, ahubwo harimo ineza y'Imana ihora mu bintu byose. Ihoramo mu bintu byose. N'uyu munsi turimo kurira twese ngo korona yishe akazi, korona yagize gute, korona yagize itya. Ariko korona yaraje, Imana irabyemera kwiza, ntago yayiretse pour rien, ntago yayiretse gusa, ahubwo ifite impamvu yayiretse kugira ngo ibe mwiza. Turayirindiriye, ahubwo tuzayireba. Nuko bimeze. Hari impamvu rero zigeze muri nyinshi, ubundi zisaga 10 nizo nagerageje kurebamo muri iri jambo twasomye. Ariko ndavuga kuri nkeya cyane kubera igihe dufite.
impamvu zigaragara zo gukama kw'akagezi keriti tuzitondaguye ntitwazirangiza. rero ndavuga reka mvuge nkeya, reka mvuge mpere ku ya mbere. iya mbere igaragara muri iri jambo, Imana yagira ngo igarure Eliya mu mubano wayo nawe, mu busabane bwe n'Imana. Umurongo wa 8 hafi aho ngaho haravuga ngo bukeye, nabibonye biriya mwazizinze mwivunika. Umurongo wa 8 uravuga ngo bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti. Ofete ikintu Imana yashakaga kwari ukugira ngo Eliya yongere agaruke, yongere avugane n'Imana, yongere yumve ijwi ryayo muri we, yongere asabane nayo. Impamvu kandi hari haramaze kuba ikibazo gikomeye, kuba arya anywa aryama akabyuka arya anywa akongera akaryama akongera akabyuka arya anywa aryama, byari byaramutandukanije n'ubusabane bwe yarasanganywe n'Imana. Ntiyarakivugana nayo, kandi yari umuhanuzi n'umurimo wari wo guhanura. Ibaze kuba uri umuhanuzi hanyuma noneho ijwi ry'Imana ntiryongere kumvikana mu matwi yawe, ubuhanuzi bwawe buba bwarangiye. Kandi mbibabwire rwose mu buryo busobanutse, inzitizi imwe ikomeye cyane ijya itubonekaho yo kubana neza n'Imana yacu yo mu ijuru ihoraho. Iya mbere ni ukugubwa neza. Kugubwa neza bijya bidutandukanya n'Imana, ariko si kuri bose. hariho abagubwa neza bakarutaho gukorana nayo, bakeye. Ariko abenshi cyane, umubare munini w'abantu, iyo waguwe neza ntago bimwemerera gukomeza kwegerana n'Imana cyane, ahubwo yegerana n'Imana cyane iyo habonetse ikibazo aguwe nabi, nibwo twegera Imana cyane. Hari igihe tugubwa neza hanyuma tugatandukana n'Imana, ugatangira kuvuga ko uri bize, kavuga uti nta nubwo nabona akanya, n'umunsi wasengaga umwe ugasanga warawubuze, no kwiyiriza ubusa by'amasaha 3 ugasanga ntibishoboka, n'ibindi byose uburyo wakoreraga Imana ugasanga ntibicyemera. Imana ikagutuma ikavuga iti mwana wanjye ndagukunda ariko ngiye kukwigisha, ukagira ngo ni ibindi. Hanyuma Imana rero yije kugushyira mu ishuri, ikintu ikora ni ukugutandukanya n'ibyagutandukanyije nayo. Ibyagutandukanyije nayo nibwo ibanza ikagutandukanya nabyo. Nicyo yakoreye Eliya. Iramubwira ngo byuka. Akangutse nk'uko bisanzwe asanga ibyo yakoraga, ibyo yaragiye kureba, Imana yabivanyeho. Imaze kubivanaho ngo bwakeye mu gitondo ijwi ry'Imana ryongera kugaruka mu matwi ye, ngo riramubwira ngo rero haguruka noneho, mukanya ndaza kubigeraho. Bene data, bavandimwe, nshuti, ndagira ngo mbabwire yuko bidakwiye ko abantu batandukana n'Imana kubera umugisha yabahaye. Kandi nta nubwo bikwiye niba Imana ibanjije kuvuga iti reka mbanze mukize ibyamutandukanyije nanjye, ngo nurangiza uvuze induru uroroge urire. Imana hari ikintu cyiza ishaka kuri wowe, irashaka yuko wongera ugasabana nayo. Kandi Imana ibifite urukundo rwawe, ntago ikwanga. Erega twibukiranye ibi bintu byose tuba turwana nabyo tuzabisiga hano, nta muntu n'umwe ubijyana, ahubwo buri wese abitahana. Yobu niwe wabwiye abantu atumva,
bamaze kumubwira ngo erega ngo n'abana bawe bapfuye, ati n'inka zawe zashize, ati n'ingamiya zawe zatwawe, ati na ya mirima y'ingano yose bayitwitse, ati n'inzu yawe yasenyutse, ati n'intama zawe zagiye, byose ngo barangije yumvise nta n'akama gasigaye, ngo ahita ababwira ati umva navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, kandi n'ubundi nzasubira mu nda y'isi ntacyo ngize ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wampaye ibi kandi Uwiteka niwe ubisubiranye. Imana ishimwe. Nta kintu dusubira nayo. Uko umuntu yaje niko agenda. Ntago dukwiye gutandukana n'Imana kubera ibintu, ahubwo ibintu ibyo bikwiye kutwunga n'Imana bikaduhuza, ariko tugira ikibazo cy'uko bidutandukanya nayo. Imana rero yibonye byagutandukanyije nayo igukorera icyiza kimwe, ikavuga ngo okay, mu gitondo noneho urabyutse usanze byakamye. Ushaka rero kugira ngo wongere wegerane nayo, ubusabane bwawe nayo bugaruke. Icya kabiri, kwari ukugira ngo Imana igerageze umutima, cyangwa se kwari ukugira ngo Imana irebe kweriya ibyo yavuga, ibyo yavuze bijyanye n'ibiri mu mutima we n'ibyo yakora. Hari igihe tujya turirimba indirimbo nyinshi zitandukanye, hari igihe tujya twigisha inyigisho nyinshi zitandukanye, hari igihe tujya dutanga ubuhamya butandukanye, ariko byose birimo ibitangaza no gukomera kwacu n'ibindi byose tugenda tuvuga, no gushaka gukomeza abandi, no gushaka kwerekana ko burya umuntu yaba ibintu bidasanzwe mbese byose. Hanyuma rero Imana iyo ikoze ibyo iba ishaka kureba ko ibintu uvuga bijyanye n'ibyo ukora. Nicyo yakoreye Eliya. Ikintu yamukoreye kimwe, yaramufashe umuntu uhagarara imbere y'umwami akavuga ngo ntegetse ko imvura itazongera kugwa keretse igihe nzongera kubitegekera. Umuntu uhagarara akavuga ati abasirikare 50 baje umuriro nuturuka mu ijuru batwike bagashya. Umuntu hanura ibintu agategeka ibintu bikabaho. Umwisirayeli utarashakaga gusuzugurwa n'abanyamahanga, umugabo w'umwisirayeli utarashakaga ko yasuzugurika mu rugo rw'umupfakazi, Imana yahise imubwira ngo ubuzima bwawe mbushyize mu biganza by'umupfakazi w'umunyamahangakazi w'i Sidoni, genda gutunga. Murongo wa 9. Haravuga ngo haguruka ujye i Sarefati h'Abasidoni, abari huba hari umugore w'umupfakazi, inabisubiramo cyane, niwe ntegetse kugutunga. Ntago byakwemerwa n'abantu benshi, ngira ngo natwe bamwe muri twebwe Imana ikubwiye ngo genda ujye gutungwa n'umupfakazi, wari umugabo wiyubakiye, ntago wapfa kubyemera uko ubonye. Ariko Imana ibishaka kureba ko kukomeye mu byayo, kuko aremera ko ari njye ubivuze. Ashobora se kwemera gusuzugurika akajya hasi? Hari igihe Imana rero gufatira ibyemezo ikakugira umuntu uciriritse kandi ukomeye, kugira umuntu uciriritse wo hasi, usuzugurwa n'abantu, cyangwa se bakakuryanira inzara. Nubwo batagwa, hari umuntu burya batinya gusuzugura ariko bakamuryanira inzara, cyangwa bakakuryanira inzara, ariko Imana igashima ko icyo gihe kikugeraho. Ese niba kikugezeho urabyemera umanuke?
ese niba Imana ivuze ngo genda ujye gutungwa n'umupfakazi w'umusidoni, nawe koko urahaguruka ugenda ujye gutungwa nawe, cyangwa urabwira Imana ngo ntago nakwemera kujya gutungwa n'umupfakazi? Hari igihe Imana ijya ibikorera abantu kandi bayo, mwumve ikintu giteye agahinda, ikabikora kugira ngo irebe koko uyubaha, wemera gusuzugurika kuko ari ibikugize, noneho we ubyemere ugende usuzugurike. Uretse ko hari abantu bamwe na bamwe bijya binanira gutanga ubuhamya, hari abantu bashobora kubutanga, ariko ubundi Imana ijya ibyemera ikagucisha bugufi cyane. Wari umuntu w'igitangaza, wari umuntu w'igihangange, wari umuntu utegeka uvuga bikabaho, ibyo uvuze byose bikaba nibyo, hanyuma noneho ukaza gufatirwa ibyemezo cyangwa se ukaza mu maboko, muranyumva neza, ukaza mu maboko y'umuntu utatekerezaga ko byashoboka kujya mu biganza bye, ariko Imana ikagushyira mu biganza bye. Ibishaka iki? Ibishaka kureba ko nabyo ubyemera, ukemera yuko usuzugurika naho ngaho n'ibyo biganza by'uwo wakekaga ko aciye bugufi cyane, ahubwo ugasanga ni wowe uciye bugufi munsi ye y'ibirenge bye. Imana yo nibyo yakoreye Eliya, iramubwira ngo genda n'icyubahiro cyawe n'ubutware bwawe n'imbaraga ufite z'umwuka, genda ujye i Sidoni mu banyamahanga b'abatsenga ibigirwamana, umupfakazi utagira shinge na rugero niwe ugomba kukubeshaho. Eliya arahaguruka aragenda. Hari abantu rero ngo banga agasuzuguro batabyemera, abandi ngo batsimbarara bavuga bati ibintu byanjye mubintesheje kubera iki, abandi bavuga bati ibi bintu Imana inkoreye ni ibiki, urwango rwayo ko ari runini cyane. Ntabwo Imana ikwanga, ahubwo igufiteho umugambi mwiza, ariko hari icyo ishaka kureba muri wowe ko kirimo cyangwa se kitarimo. Uyu munsi urubashywe ariko ejo wasuzugurika, uyu munsi urakomeye ariko ejo waba woroheje cyane munsi y'abandi. Emera yuko n'igihe wabaye woroheje munsi y'abandi, abo wabonaga boroheje kuri wowe ugomba kububaha. Nuko bimeze. Eliya yaremeye aragenda, urugo rutagira n'ibintu rw'umupfakazi w'umutindikazi, ariko arujyamo aragenda ajyayo. Uyu munsi Imana yanyeganyeje imitima y'abantu, inyeganyeza abantu b'abakirisitu, inyeganyeza abantu bari bazi Imana. Uyu munsi twarababonye, abantu barabareba bameze nk'abambaye ubusa. Abo yanyeganyeje bari abantu b'abakirisitu bari imbere, bari aha ngaha mpagaze, bari aha hirya yanjye, bari aho imbere, hanyuma uyu munsi nibo basigaye birirwa mu bubari barimo kunywa inzoga. Ariko ibyo wavugaga ubikomeyemo, gacugusa kareba ko kubikomeyemo cyangwa utabikomeyemo. Cyo wirirwa uririmba ntundi ubyumva, byo wirirwa wigisha ubwiriza ubyumva neza, se ibyo wirirwa utangamo ubuhamya uhamiriza abantu urabyumva. Niki bikoze kavuga iti reka nyeganyeze ndebe. Uyu munsi baragaragaye, bamwe ngo zarasenyetse, abandi bamaze guharika abagabo babo n'abagore babo, abandi bari mu nzoga no mu bubari, basigaye birirwa aho ngaho ngo itorero ngo ryaraguye, ngo ubundi se ngo itorero. Umuntu wese azikorera uwe mutwaro.
ntabwo itorero rizakujya imbere. Icyakora ryakubereye inzira hano mu isi, ariko imbere y'Imana ntirizakujya imbere, uzagenda wenyine. Icya gatatu, kwari ukugira ngo Imana yigishe Eliya kurwana intambara asanzwe arwana, ariko noneho imwigishe kuzirwana azihereye aho zikomoka. Harimo ziko intambara turwana nazo akenshi ziba zifite inkomoko, ariko tutabizi. Ari igihe ushaka kugira gutya ukabona wateye igiti ukavuga uti iki giti cyanjye ni avoka, kizera avoka rwose nziza nzirye, hanyuma wajya kubona cyajya kwera ukabona cyeza indimu. Cyakwera indimu ukavuga uti igiti cyanjye ntabwo aricyo nateye, ntabwo ari indimu, ukajya ugahungura indimu zikaragarika hasi zigahunguka zose. Uti ntabwo arizo nashakaga, ni indimu, ntabwo ari avoka. Avoka nicyo kigomba kwera, warangiza n'ejo bundi kikongera kikarabye ukabona cyongeye cyeza izindi ndimu. Ntabwo ikibazo kiba kiri mu ndimu zaje ku giti, ahubwo ikibazo kiba kiri mu gishyitsi no mu mizi y'icyo giti. Kugira ngo rero uhindure izo ndimu zirimo kwera kuri icyo giti, nuko ugenda ugajya mu mizi yacyo ukarandura, hanyuma ukazana neza noneho ikiza wamaze kubona neza koko ko ari avoka, ukaba ariyo utera. Nuko bimeze. Ntabwo umuti ari uwo, ahubwo umuti ukomeye cyane ni uwo kumenya imizi y'ibyo turwana nabyo, inkomoko y'ibyo turwana nabyo. Hari igihe ugera mu muryango ugasanga ngo byaramenywe, ngo birazwi, ngo muri uriya muryango ngo ntibajya bashyingira abakobwa. Bikaba ari ibintu bizwi ko abakobwa babo badashyingirwa, nugize gutya akarongorwa akijyana. Handi wagerayo ugasanga abana babo babibihararumbo, ukuze wese akura bigisaza akajya mu muhanda agafata impira akajya kubita abantu. Handi ugasanga umugore n'umugabo ntibajya batuza, birirwa barwana, induru ziravuga, burara barwana, n'induru umwaka ugashira 2, 3, 5 bakagera bakarekera akavuga ngo buriya ngo byararangiye nuko bigomba kugenda. Rero burya hari ikibazo kiba gihari tutazi, hari inkomoko y'ibyo bintu. Kambaho urugero rumwe rutoya. Hari umuntu umwe wigeze kugira ikibazo, bana n'umuryango we, iwabo barapfa, asigara mu rugo, yari umukobwa. Hanyuma aza kugeza igihe yadukwaho n'ikintu kibi. Noneho yajyaga guteka, yava guteka, imbere y'umuryango, hafi y'umuryango hari ahantu yageraga buri gihe akanyerera, akikubita hasi akamena ibiryo. Biba rimwe, biba kabiri, biba gatatu. Ari umurokore arazabwira abagenzi bati rwose merewe nabi, ahantu hari ahantu mpora mena inkono iyo mpishije, iyo nyiteruye ndamimena buri gihe, biza kuba ibibazo. Noneho haza kuvamo n'ubumuga, iryo takwagusha aramugara, aza kugira ubumuga, atangira kugira ikibazo cy'ubumuga bwo mu kuguru. Abantu babifata gutyo, ariko igihe kiza kugera baravuga bati ibi bintu reka tuzajye kubireba dusenge. Barasenga, abakristo bamaze gusenga bajya kubireba. Bageze baravuga ati se iyo utereye inkono ni hehe? Ati na. Bafata amasuka na za rasoro baracukura. Bacukuye basanga batabyemo ibintu kera atanazi nawe. Agerageza no gukurikira ngo amenye ababitabye biranga, ariko barabitaburuye. Nyuma yo kubitaburura babivanyemo, nibwo yasengewe. Bamaze kumusengera ntago yongeye kuhagwa,
n'ukuguru kwe kwagiye gukira nyuma agenda neza. Buriya hari ibintu abantu baba barwana nabyo bakwiye kumenya neza amasoko yabyo. Hari ibintu ibyo nibyo bituma abantu bamera gutyo, byatumye uyu munsi umera gutyo, byatumye uyu munsi abana bawe bamera gutyo, byatumye umugabo wawe amera gutyo. Bikaba bizwi ko ngo abana bo mu muryango bose ngo ari ibihararumbo, ushatse umugore ntibamarane kabiri, bagahora bahukana, ugasanga ni ibibazo. Biragusaba kumenya ukuntu uzarwana nabyo. Dusome ijambo ry'Imana hano dusoza. Umurongo wa 9 niwo twasomye, ariko reka twongere tuwusubiremo. Haguruka ujye Sarefati haba Sidoni abari huba. Isarefati haba ki? Haba Sidoni. Kugira ngo tubyumve neza dusome umurongo wa 31 w'igice cya 16. Ni kuri urwo rupapuro inyuma gato 31. Nuko bimubereye bito kugendera mu byaha bya Yerobowamu mwene Nebati, ariyongeranya arongora Yezebeli umukobwa wa Etibari umwami w'Abasidoni, aragenda akorera Bayali arayiramya. Icyo nshaka kukubwira ni iki? Ikibazo cyari kiri hano ni kimwe gikomeye. Hari ikibazo cya Bayali yazengereje igihugu, kandi yazanywe n'umugore w'umwami witwaga Yezebeli. Yavukaga ahangaha bita Sidoni, kandi ari umwana w'umwami wabo. Noneho Imana yohereza Eliya iramubwira ngo genda ujye mu Basidoni abari huba. Yamaze y'imyaka 3 ari mu bushakashatsi akora etude y'ikigirwamana bita Bayali na Ashera, ariko yavuye yakimenye, amenya imbaraga zacyo, amenya ibyo gikora, amenya ikibaha imbaraga. Ibyo bigirwamana byacyo bishingiye kuki? Ahita asobanukirwa yuko bishingiye ku buhanuzi n'abahanuzi babyo. Ngo arangije aramanuka abwira umwami ati rero mpamagarira abahanuzi bawe, hanyuma baze duhige niba Imana yanyu muvuga ko ari Imana y'umuriro, nanjye nkavuga ko Imana yanjye ari Imana y'umuriro. Turafata ikimasa, mufate kimwe nanjye mfate ikindi. Uwo biza kugaragara ko Imana y'umuriro ye ari yitwitse igitambo, ni uri buze kuba afite Imana nyakuri. Niba muri buyitwike ndayemera ndabakurikira, niba mutari buyitwike ngewe nkayitwika muremera murankurikira. Ngo ahita bahiga, barangije ngo batangira mu gitondo mu mihigo yabo. Ngo arabwira ati muhitemo inka kandi mutangire mwebwe, nanjye ndi kumwe namwe ndabareba. Ngo barasenga bahamagara Bayali y'umuriro, barayihamagara saa 6, saa 7, saa 8, saa 9. Ngo bigeze mu masaa 10 arabwira ati murekera aho ngaho. Ngo nako nibo babimubwiye bati rero ngaho nawe gerageza, twebwe turabona ibyacu byanze. Nawe ngo arababwira ati rero iyo Mana yanyu inaniwe gutwika igitambo, nanjye reka ndebe yanjye kwinanirwa gutwika igitambo. Ngo arabwira ati aho kugira ngo muze no kugira ngo jewe nakoresheje izindi imbaraga cyangwa se nakoresheje ubufindo, ni muvome n'amazi musuke ku gicaniro. Ngo kiruzura neza, kirabogaboga n'igitambo kiruzurirwa. Ngo arangije haguruka arasenga aravuga ati Mana rero ya Isirayeli, Mana ya Isaka, uyu munsi ndashaka ko bigaragara ko ari wowe Mana, kandi abantu bose bamenye yuko ari wowe Mana ibasha gukora ibitangaza mu gihugu cyacu. Akimara kuvuga ibyo ngibyo ngo bagiye kubona babona umuriro umanutse uvuye ahantu batazi. Ngo utwika igitambo, n'amazi arashya bitabaho, n'amabuye arashya, n'igitambo kirashya, n'inkwi zirashya. Ngo basigara babona umukungugu. Umugambi Eliya yari afite n'umwe, ni wo kuvuga ngo nibirangira abahanuzi ba Bayali n'Abashera nta uri bunshike ndabica. Ngo ahita abwira abaturage ati ntihagire n'umwe ubacika, mu bamanure tubajyane hariya mu kibaya. Ngo barabishe, bamaze kubica igihugu kirongera kigarukira Imana. Amen.
buriya rero ni ngombwa ko tumenya ko Imana hari ibintu ijya idukorera ikagikamya kugira ngo ituyobore, idushorere, itugeze neza mu kutwereka ibyo turwana nabyo aho bishingiye, kandi duhe imbaraga zo kubitsinda. Ndagira ngo nkwibutse ibi ngibi, ntabwo Imana ikwanga, oya, Imana iragukunda cyane, igufitiye urukundo, igufitiye impuhwe, igufitiye ibintu byinshi, igufitiye amasezerano nawe uranayazi, sinayakwibutsa urayazi, ifite byinshi yakubwiye. Abaririmbyi niba bigeze kuturirimbira baravuga bati rero isezerano ryawe naho ryaca mu mazi cyangwa mu muriro, icyangombwa nuko rizasohora. Buriya ni ukuvuga ngo hari igihe risohora, ariko hari ibyo tubanza gucamo kugira ngo Imana irebe ibintu bitandukanye muri twebwe, ariko ibanze inemeze yuko turi abantu bayo bayikunda, bashobora kwemera kuyigarukira, tukongera tukagirana ubusabane nayo, bashobora kwemera kongera gutekereza ko tugiye kurwana intambara dufite imbaraga, bashobora kwemera kongera tukagaruka, ariko Imana ibikoze tugaca bugufi, tukemera n'igisuzuguriro niba ari ngombwa, ariko umurimo w'Imana ukagenda. Ahari wenda Imana yaba irimo kugukoreraho kimwe muri ibyo ngibyo, ntabwo mbizi, ariko ahari wenda yaba irimo kugukoreraho kimwe muri ibyo ngibyo. Ariko ndagusaba iki ngiki, mbese waba uzi impamvu Imana irimo kubigukoreraho? Hari ikigambiriye, ugenda ugerageza, ubisengera, ubirebe, ubyige, urebe icyo Imana ishaka kuri wowe, ugishyire mu bikorwa, urebe ko Imana itakugarukira, kandi ibyo wagambiriye, ibyo ikugambiriyeho ntabwo ari bibi, ahubwo ni byiza. Reka dusenge Imana. Tugiye guhaguruka twese dusenge. N'ubundi turasaba umushumba afate mikrofone. Ariko hariho abantu benshi barwana intambara, bagahora batuka Imana, barimo kwijujuta, bereka Imana ko yabibagiwe, yabataye, ibintu byacitse, ariko ntabwo yigeze iguta, ahubwo iri kumwe nawe. Igihe uri muri ibyo bibazo, ahubwo ibikwegereye kuruta ikindi gihe cyose utekereza yakwegerera. Kadusaba umushumba dusengere, ariko nawe usenga Imana uyiyoboza, uvuga uti Imana, iki gihe ndimo ni ikibazo kindimo kurwana nacyo, ese ko nkireba cyo ni iki ugambiriye kongeraho mu bugingo bwanjye? Imana iguhe umugisha. Mana yacu, Mana nziza, mahoro yacu, byishimo byacu, Mana udukunda, Mana utwifuriza ibyiza, tukuramburiye amaboko dushima izina ryawe, kandi databuja mwiza, tugusaba kugira ngo wongere uhumure amaso yacu, tumenye ko ibyo wibwira kutugirira ari ibyiza atari ibibi. Hari igihe umugaragu wa Elisa yabonye ingabo z'Abasiriya, abona ko bicitse, abona ko birangiye, ariko Elisa arasenga, aravuga ati Mana nakwinginze kugira ngo uhejeshe amaso y'uyu mugaragu, arebe kuri Imana ifite imbaraga. Ngo Mwami Imana yacu akimara gusenga, ngo abona bagoswe n'ingabo z'umuriro n'amafarashi y'umuriro. Mwami Imana yacu ntiyongera kubona biracitse, ahubwo abona imbaraga z'Imana. Natwe turakwinginze kugira ngo uhejeshe amaso yacu muri ibi bihe bigoye, muri ibi bihe bikomeye, muri ibi bihe by'ubukene, muri ibi bihe Mwami Imana yacu by'amadeni menshi, muri ibi bihe Mwami by'uburwayi, muri ibi bihe umuntu abona databuja mwiza nta byiringiro, ariko urahari Imana, uri umutabazi wacu, uri umurengezi wacu. Nicyo gituma tukwinginze kugira ngo wegere ubwoko bwawe Mwami Imana yacu, bongere bamenye umugambi mwiza kuri bo. Erega ufite umugambi mwiza kuri twebwe. Haleluya. Ufite umugambi mwiza ku bagaragu n'abaja bawe, ufite umugambi mwiza ku itorero ryawe, ufite umugambi mwiza Mwami Imana yacu dukeneye guhishirwa kugira ngo tumenye. Turagusabye rero kugira ngo turinde amajwi yose y'umwanzi, turinde imbaraga zose z'umwanzi, ahubwo turushaho kukwegera no kubona ineza yawe n'urukundo rwawe Mwami. Urakoze rero databuja mwiza, ngakomeza kudufasha no kutugira neza, kandi uduhire
izindi mbaraga n'andi mavuta kugira ngo turusheho kukumenya neza mu izina rya Yesu Kristo nimwe twisabye amen. Amen. Shumba Imana imuhe umugisha. Ndagira ngo muri aka kanya tugikomeje turacyasenga Imana abadiyakoni mwo gukingura muretse gatoya. Nk'uko mubizi habayeho impinduka mu itorero, tugira ururembo rwa Nyabisindu, ntago rwari rukiri ururembo rw'amajyepfo, kandi mu minsi nanone itambutse batwoherereza umushumba w'ururembo. Umushumba w'ururembo rero muri iki gihe ni nawe uba uyobora paruwase iri ku cyicaro ururembo ruriho. Tumaze kumubona rero, ubuyobozi bukuru bwa ADEPR bwabikoze, byatumye habaho n'impinduka nkeya mu rurembo mu bashumba. Bagira ukuntu bagenda bimura kugira ngo bitungane. Hanyuma rero ADEPR icyo gihe yasanze wari umushumba wa Gahogo agomba kujya muri Mushubati, wari muri Mushubati akajya Nyabikenke, wari Nyabikenke akajya Ijurwe. Hanyuma uwari Nyabisindu aho umushumba w'ururembo agiye kuyobora bamuzana hano Gahogo. Uyu munsi rero nazanye ubutumwa bw'umushumba w'ururembo ko yambwiye ko nkwiye kumuzanira umushumba wanyu hano baboherereje kugira ngo mubagezeho, kuko atabashije kubona umwanya uyu munsi. Turagira ngo rero dusabe umushumba Ponsiyani yigira imbere tumubereke, kandi nanone tunamubashyikirize ku mugaragaro nk'uko twabitumwe n'ururembo. Umushumba niyigira imbere. Murakoze cyane. Hanyuma rero ari kumwe n'umufasha we, nawe bafatanyije umurimo hano kuyobora Gahogo. Nuko bimeze, niyigire hino nawe amwegere tumubereke. Ngaba rero hanyuma ndagira ngo mbabaze ko mwakiriye neza ubutumwa natumwe n'ururembo. Muramwakira umushumba Ponsiyani? Murakoze cyane. Birumvikana ko mumuhaye ikaze mumwishimiye. Ponsiyani rero ntabwo ari umushumba mbasobanurira, nzi ko mumuzi nk'uko nanjye muzi. Ntago nababwira amateka ye, murayamenyereye. Ntago ndi butinde rero muri iki gikorwa, ahubwo mbashimiye ko mwakiriye neza ubutumwa bw'ururembo rwa Nyabisindu. Hanyuma turagira ngo duhe ijambo intumwa ya paruwase yavuyemo. Hanyuma rero ni Reverend Antoine yahaguruka, hanyuma akatugezaho ubutumwa bwa paruwase umushumba yabagamo. Hanyuma tuguha ijambo. Haleluya. Murakoze mushumba kuduha uyu mwanya kugira ngo dushore gufatanya n'itorero iparuwasi ya Gahogo. Twebwe nka delegation cyangwa intumwa za paruwasi ya Nyabisindu twahawe ubutumwa kugira ngo tuze tubusoze, kandi ubutumwa bagira ngo mbuvuge ari uko abo twazanye abakozi bagenzi banjye dukora umurimo w'Imana bahagarariye abandi
bene data ndetse n'abakristo Nyabisindu bahagaze kugira ngo dusoze ubutumwa twahawe. Twishimiye cyane, nkoresheje ijambo kandi inshinga yo gushima. Twishimiye cyane uyu munsi gufatanya n'iyi paruwase ya Gahogo ibyishimo byo kugira ngo tubashyikirize umushumba yaraturagiye, yarabanye natwe kandi muzi cyane, natwe tuziranyeho cyane. Uyu munsi byabaye ngombwa kugira ngo tumuherekeze kuko yimuriwe hano kugira ngo aze kwakora umurimo w'Imana. Twebwe impamvu twishimye nuko yakoranye natwe neza mu gihe cyose twabanye hariya i Nyabisindu. Yabanye neza n'abakristo muri rusange, abana neza n'abakozi muri rusange, kandi ashishikazwa n'umurimo w'Imana wivuga butumwa. Misiyo ye akayuzuza neza kandi mu bwenge ahawe n'Imana. Rero yuzuye indangagaciro za gishumba koko. Kuri uyu munsi wa none rero turagira ngo tubwire abigahogo ko uyu muvandimwe kandi umukozi twakoranye nawe tumubagereje mu biganza kugira ngo mukwane nawe. Muzakomeza kumufasha, muzamusengera, kandi turizera tudashidikanya ko nk'uko yakoze umurimo w'Imana hirya no hino bikagenda neza, ari nako na hano Gahogo bizakomeza kugenda neza. Imana ibaho umugisha. Ndagira ngo mbasabe rero rwose buri muntu wese mu mwanya we, mbasabe mutuhe icyizere ko mwakiriye neza umushumba twaherekeje. Murakoze cyane, murakoze cyane. Rero umushumba azabagirireho umugisha kandi namwe muzamugireho umugisha. Amen. Akoze ukuriye delegation yaturutse Nyabisindu, hanyuma hari na paruwase ya Jagana ya Gahogo, nayo ifite umwe mu bakozi yihagarariye. Turagira ngo nawe tumuhe ijambo agira icyo avuga muri kano kanya. Murakoze, mumfashe tubanze dushimira Imana. Murakoze cyane nyakubahwa mushumba waje ahagarariye umushumba wa ururembo rwa Nyabisindu. Turabashimiye ku butumwa bwiza mutugejejeho, ndetse n'abavuye muri paruwasi ya Nyabisindu. Mu by'ukuri kuri uyu munsi turishimye. N'izina rero twari kuvuga byinshi ariko umwanya ni muto. N'izina ry'abakozi ba paruwasi ya Gahogo ndetse n'abakristo, twebwe abari hano duhagarariye, twishimiye umushumba mwatuzaniye hamwe na madamu nk'uko mubatweretse, ndetse no mu muryango we, kuko baje kugira ngo dufatanye umurimo w'Imana hano muri iyi paruwasi. Ntabwo ari mushyashya hano, twakoranye umurimo w'Imana mu gihe kitari gito, imyaka myinshi, kandi dukorana neza, tuyobora ari umushumba wacu, tugirana ibihe byiza. Bigeze aho arakomeza ajya n'ahandi, none Imana ishimye ko yongera kugaruka hano. Turabizeza ko tumwishimiye kandi tuzakomeza gukorana neza. Ntabwo navuga byinshi, nawe arabizi twakoranye neza. Ubwo rero turamwizeza ko tuzakorana neza, kandi tumuhaye ikaze muri iyi paruwase
kuko twakoranye neza kugeza dutandukanye neza, niko tuzakomeza no gufatanya muri byose. Tumwijeje ubufatanye muri byose ko tuzashobozwa n'Imana, kandi n'abaje nyine ari intumwa bazabwire ababatumye rwose, ari umushumba uhagarariye umushumba w'ururembo rwa Nyabisindu, ari nabo muri paruwasi ya Nyabisindu, mujyana amakuru meza rwose kuko twishimiye umushumba. Reka tutavuze byinshi twongere turambura ibiganza. Twari kumuhobera ariko nyine muri iki gihe ntibishobotse. Reka twongere rwose bibiganza, mushumba wumve ko tukwakiriye kandi tuguhobeye mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Arakoze. Hanyuma rero iyo itorero ryohereje umukozi ku murimo nk'aha, biba rikeneye ko aza gushyigikirana n'abakristo kugira ngo bagire icyo bageza ku itorero. Turabasaba mu izina ry'umushumba w'ururembo kuzakorana neza n'umushumba tubazaniye, kandi usanga tuzi ko mwakoranye neza, ariko murusheho kumushyigikira cyane ko turi mu bihe bidasanzwe. Ndekana nababwire ko hari n'ibindi wenda bishobora kuba bidasanzwe, bishobora kuzaza n'ejo. Ntimuzateshuke ku nshingano zanyu zo gushyigikirana n'umushumba kugira ngo mugire ibyo mugeraho, murigeze no ku itorero ry'Imana Imana yashimye ko mubamo muri iki gihe. Imana ndifuza ko izabashyigikira, kandi mushumba ariyo byose butumwa ubu turabwakiriye, turi bunabutange ko paruwasi ya Gahogo yakwakiriye ikwishimiye. Hanyuma ibisigaye twasenze, twanamusengeye mu iteraniro rya mbere, ntago turi bwongere kubikora. Icyakora tubijeje ko tuzakomeza no kubasengera kugira ngo Imana n'ejo bundi izakomeze ibashyigikire mu murimo wayo murimo gukora. Turabashimiye rero. Ubwo ndumva bisigaye dusigaje ijambo rye kuryumva, hanyuma twarisoza tugasezeranaho. Tumuhaye ijambo kugira ngo nawe agire icyo atugezaho. Nyakubahwa mushumba, waje uhagarariye umushumba w'ururembo bagomba kuboneka muri iki gikorwa. Muranamuzi, ni Reverani Muragire Jean Marie Vianney, n'ubundi wayoboye paruwasi ya Gahogo. Rero wanagomba kuboneka muri iki gikorwa, ariko kubera ko hari undi mushumba waturutse mu rurembo rw'umujyi wa Kigali akakirirwa hariya Irunda muri paruwasi yayoboraga, yasabye rero ko mbese we ataboneka akakira umushumba uje muri paruwasi yayoboraga kandi uturutse mu rundi rurembo. Atuma rero intumwa nziza nk'umushumba KALISA, turagira ngo tubashimire. Tushimire kandi abakozi b'Imana baturutse i Nyabisindu baduhetse bakatugeza hano, kandi tunashimire abakozi b'Imana dusanze muri paruwasi ya Gahogo. Namwe bakristo bene data mutwakiriye, kandi tuzi ko mutwakiriye n'umutima wanyu wose, natwe kandi tuje n'umutima wacu wose kugira ngo dufatikanye umurimo w'Imana, ku buryo tunizera tudashidikanya ko hamwe n'Imana, Imana izadushoboza kandi Uwiteka akadukoresha ibikomeye. Yesu nashimwe rero. Hanyuma rero ndizera ko Imana izanshyigikira. Umurimo nawutangiye 1993, niwo nabaye mwarimu ndi umusore.
1999 nibwo nabaye umukuru w'itorero, 2008 mba umushumba nturutse muri iyi paruwasi ya Gahogo, kuko iyi Gahogo nayikozemo umurimo w'ubukuru bw'itorero muri 2001 kugeza muri 2008, imyaka 7 yose. Hanyuma ndetse mvuye no kumugina muri 2013 2015 nza kuyobora iyi paruwasi ya Gahogo. Nibyo bakomeje kuvuga ko benshi tuziranye, kandi koko turaziranye, kuko no muri izo paruwasi zindi nagiye kuyobora, ko maze kuyobora paruwasi zigera muri 5. Ngarutse ubwo n'ubwa gatandatu nje kuyobora paruwasi, ariko nari nsanzwe nzi, nkibwira ntashidikanya ko Imana izakomeza kudushyigikira nk'uko yagiye ibana natwe muri ayo maparuwasi atandukanye, harimo n'ayo mu zindi ntara, kandi nabwo n'ikirere ntarinzi nabonye Imana ikigikira, nabwo bishimira Imana, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero nkizera ntashidikanya ko Imana izadufasha muri paruwasi ya Gahogo. Ibibazo bihari turabizi, kandi tuzi ko Imana izabidushyigikira. Hari ibibazo byo gushakisha imibiri hano, murabizi ko ni igikorwa kimaze iminsi kandi tugomba gukora. Twakiganiriyeho n'ubuyobozi, buri kumwe natwe, buradushyigikiye, ndetse bifuzaga ko muri uku kwezi kwa gatatu cyarangira, kandi tukakirindamo ibihuha, kuko burya hagiye habamo n'ibihuha byinshi ariko bitari byo. Tuzashakisha imibiri, ariko tuyishakishe mu buryo bwa nyabwo, kandi ibyo tuzi ko bizagenda neza. Nta mpamvu rero yo kubivugamo ibindi bihuha bindi. Imibiri ni ngombwa kuyishaka, ni iy'abacu, kandi nanone tukayishakira ahavuzwe hari ukuri, hatari ibihuha, kuko hari n'abaza bakavuga ngo urusengero bazarusenya. Ibyo ntago ari byo, ni ibihuha. Hari ahavuzwe agomba gushakirwa imibiri, kandi gusa imibiri nubwo yaba ari mu rusengero ngo yashakishwa, kuko imibiri ni iy'abantu, urusengero rwo rurubakwa. Ariko ibyo siko biri, ababivugamo mu bindi bihuha ntabwo ari byo. Hari ahavuzwe igomba gushakirwa atarimo gusenya urusengero. Numvise icyo ngicyo nakitangaho amakuru asobanutse kugira ngo cyumvikane, hatazajya hagira abantu bavuga ibihuha bitari ukuri. Hanyuma kandi ibyo ngibyo tugomba kubikora tunubaka ubumwe bw'abakristo. Nta mpamvu yo kugira ngo abantu bazane ibindi bintu bisenya itorero, ahubwo tugomba kubaka ubumwe bw'itorero, kuko ni batwigishije yandirimba ivuga ngo yewe kintu cyazanye ibice mu itorero ntabwo gikwiriye, ahubwo dukwiye kubaka itorero ry'Imana, ibibazo abantu bakabikemura mu mwuka mwiza nk'abakristo bajya mu gihugu cyo mu ijuru. Umva rero icyo ni igikorwa tugomba gukora, kandi nyamukuru, ndetse abantu wenda gituma mu mitima batekereza byinshi, ariko uretse n'icyo n'ibindi byose Imana izadushyigikira, kandi iduhamagara niyo kwizerwa, no kubikora izagira gute, izabikora. Ikindi navuga ni ikijyanye n'iki gihe turimo cyo gusenga muri ibi bihe bibi umwigisha wacu yatwigishije bya COVID-19. Ni ibihe bibi ku bantu bose, ubucuruzi yayivuze, no mu masitade, no mu baririmbyi, hose ni ibihe bibi isi irimo, yewe ndetse n'itorero. Urumva kugira ngo mwigeze kubona baza ati 30% biri hehe, kuki mutambaye agapfukamunwa. Ibyo byose ni ibihe bibi turimo, ariko nabyo tubyitwarimo neza, nabyo bizarangira.
Yesu nashimwe cyane. Umuswahili nawe ngo kina mwanzo kina mwisho, kigira itangiro kigira n'iki nizarangira, n'urukingo rwarabonetse, n'ejo twebwe baradukingiye, n'inkingo zagenda ziza kandi bizarangira neza. Nkumva rero amabwiriza yo kwirinda covid tugerageze kuyubahiriza, tuyubahirize neza. Twagize umugisha ukomeye cyane hano mu uyu mujyi wa Muhanga, tugira insengero 11 zifunguye. Ni twebwe twenyine twakorewe ibyo bintu byiza muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko muri Nyabisindu harimo insengero 8, muri Gahogo hano zikaba 3, zikaba 11 muri uyu mujyi wa Muhanga, nta handi byigeze biba mu gihugu. Ayo mahirwe rero n'abayobozi batubwiraga barabati mwe ko yapfusha ubusa, twari tubizeye kandi koko mu mikoranire tugira imikoranire myiza. Ni nanjye ushinzwe abashumba mu madini n'amatorero muri uyu murenge wacu wa Nyamabuye. Ni nacyo gituma nanabwiraga ntago nimudukingurire, ntago twatanga amabwiriza ngo twebwe tuyice. Rero icyo cyizere twagiriwe mureke tugikoreshe neza, kuko haramutse habaye ikibazo byagaragara nabi, isura yaza yaba ari mbi. Umva rero ibyo tuzabikora neza kandi Imana izadushyikirana no muri byo, kuko kumvira biruta ibitambo. Yesu nashimye. Dufite ubuyobozi bwiza nyirango munashimire ubuyobozi mu karere kacu ka Muhanga, dukorana neza, tuganira neza, dufatanya neza muri byose. Ari nabwo muri ndi tangazo wenda nanarivuge, twanaganiraga ejo bundi bavuga ati rero ni ngombwa kugira ngo n'abakristo basenge, nubwo ku cyumweru hari abacikanywe, ariko baravuga ati nimunashake n'umunsi umwe muhuriyeho ku mibyizi, hanyuma mujye musenga kuri umunsi w'imibyizi. Umunsi w'abashumba nawo twemeranyijweho mu karere kacu ka Muhanga ni kuwa 4. Ubwo rero kuwa 4 tuzadufite amateraniro yo gusenga Imana, kugira ngo twinginge Imana turebe ko ni cyorezo cyashira. Nkumva rero navuze byinshi. Nyakubahwa umushumba, ntumwa nziza y'ururembo, banyakubahwa bene data abakozi b'Imana bakristo bene data, turagira ngo tubizeze ko tuzakora umurimo w'Imana. Imana ishimye ko dukorera hano i Gahogo, kandi tukabizeza ko tutazabatenguha, kandi nk'uko nabivuze, niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu umubisha ntawe. Murakoze rero, Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Murakoze cyane.